nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbaha ikaze kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 rero aho tugiye kureba amwe makuru agezweho kugeza kuri uyu munota hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turaza no kunyarukira Addis Ababa muri Ethiopia turebe uko ibiganiro byari bimeze, aho Perezida Joao Lourenço wa Angola yanaje kugirana ibiganiro byihariye na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru ndatse kubwira ko urubyiruko rw'aba Gens Generation muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuze yuko mu by'ukuri bagiye gufatanya mu gushakira igihugu amahoro ndetse no kugera ku iterambere rirambye. Si ibyo byonyine gusa tugufitiye muri amakuru, tugufitiye n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugenda tugarukaho. Icyo usabwa gusa ni ukusaba gukomeza kuba hafi mu by'ukuri ukamenya uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi muri aya makuru nza kubwira ko Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Guillaume Ngefa yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo kwakira imfungwa nshya muri gereza nkuru ya Makala i Kinshasa. Ibi byaba byatewe n'iki nabyo turaza kuba tubigarukaho. Abatuye mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu batangaje ko bafite icyizere cy'uko amasezerano ya Washington yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabayeho hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bizeye ko azageza igihugu cyabo ku mahoro n'umutekano mu rugendo rw'uko ubuyobozi bwa guverinoma buzagaruka muri bice hose byagiye bifatwa n'abarwanya umutwe twaje mu 2023. Kugeza kuri ubu ngubu teritwari ya Kalehe naho hakomeje kumvikana imirwano yuza Wazalendo n'abarimo umutwe wa M23 niwe mu bice bya Fizi na Uvira, Minembwe ndetse n'ahandi muri utu duce hakomeje kugaragara imirwano. Unyemerere amakuru nayo tuze kuyagarukaho tugaruka no mu bindi bice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda byumvikanamo urugamba ndetse n'imirwano kugeza kuri uyu munsi tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026. Kubantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone mbibutsa ko ari kuri iyo buto itukura niba waramaze kubikora sava mu by'ukuri n'ibingenzi kandi by'agaciro. Niba utarabikora nicyo gihe ndetse ni nako kanya. Hanyuma ikindi nakongeraho abantu mutakanda like kabisa zirushaho kwiyongera. Hanyuma share nayo ni ingenzi cyane. Ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi birategejwe muri comment none mu by'ukuri kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo ndetse no guhanahana amakuru. Comment ziba zifunguye ngira ngo abadukurikirana umunsi ku wundi cyangwa se abo tubana umunsi ku wundi murabizi mu by'ukuri. Hanyuma rero nagutinda reka twinjire mu makuru duhere mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ahavugwa inkuru zidasanzwe ku baturage batuye muri ibi bice bagaragaza rwose ko bizeye byibuze ko kugeza kuri uyu munsi ari ikigiye kuba cyagerwaho. Hanyuma turaza no gukomeza yewe no muri Doha muri Qatar naho turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kugeza izi saa cyangwa se kugeza maginga aya ngaya. Kugeza uyu munsi amakuru atugeraho avuga ko mu by'ukuri hari byinshi biri kwibandwaho ariko hategerejwe igihe amahoro n'umutekano bizabonekera. Ni muri urwo rwego abatuye muri Kivu y'Amajyepfo bagaragaza nta gushidikanya ko bizeye kandi biringiye yuko amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite imbaraga zo kubageza ku mahoro. Abaturage mu Kivu y'Amajyepfo barifuza ko amasezerano ya Washington n'aya Doha yagira uruhare rukomeye mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro bagiranye na Radio Okapi dukesha inkuru abaturage bagaragaje iki cyifuzo mu gihe hizihizwaga umwaka umwe ushize mu by'ukuri ibice bigiye bitandukanye bikomeje gufatwa. Ibi byizizwaga rero n'abarimo 23 ndetse n'abashyigikiye abaturage nabo bavuga bati natwe dutegereje ko
mu by'ukuri ubuyobozi bwa guverinoma bwakongera kugaruka muri ibice cyangwa se bwakongera kugira imyanya bwigarurira ahangaha. Mu kiganiro bagiranye mu by'ukuri radio Okapi, abaturage bavuga ko nyuma y'umwaka umwe inyeshyamba zinjiye muri uwo mujyi umutekano utigeze ugaruka, ahubwo ko ngo ibintu bikomeje kuzamba, impande zihanganye zikomeje kongera ingabo ku mirongo y'urugamba, haba ku ruhande rwa leta ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba. Biro ngo bikaba birushaho kubatera ubwoba ndetse no kugaragaza ko hakiri ikibazo mu majyepfo y'intara, cyane cyane mu misozi miremire ya Minembwe. Imirwano iracyakomeje nta guhagarara, ingabo za leta FARDC zifatanyije n'abarwanyi babo Wazalendo zihanganye n'imitwe itwaje intwaro yatwirwaneho, bahanganye n'imitwe irimo Gumino ndetse na Android ifatanyije na FM23 mu duce twa Fizi yewe na Mwenga. Umwaka umwe nyuma y'ifatwa rya Bukavu, abaturage barakibuka uburyo uwo mujyi wafashwe nta mirwano igaragara ibaye, aho ingabo za leta zaravuye mu mujyi umunsi umwe mbere yuko inyeshyamba zihagera, ibyitwaga reprise stratégique, aho abaturage bavuga bati ikosa FARDC yakoze ntabwo ryakongeye gusubira. Kuva icyo gihe imibereho y'abaturage yarushijeho kuba mibi. Tariki 13 Gashyantare 2026 mujyi wa Bukavu wose wari wuzuye Prito 2025 mujyi wa Bukavu wose wari wuzuye ubwoba ndetse n'ihungabana rikomeye. Intwaro zari zarasizwe n'ingabo zafashwe n'abasivile barimo n'abana bato, aho umvaga hirya no hino mu mujyi hariho kurasa. Umutekano wari warazambye, abaturage baguma mu ngo zabo batinya gusohoka, batamenya aho amasasu yavugiraga ndetse n'icyabiteye. Ibikorwa by'ubusahuzi ku maduka ndetse n'inganda, amastoke cyangwa se warehouse mu by'ukuri byariyongereye icyo gihe. Hari abafashwe ku ngufu, hari abishwe. Ibyo byose n'ibikorwa byakurikiye iterambere ry'umutwe wa 23 muri ibice bya Bukavu. Abaturage kugeza uyu munsi bakaba basaba ko rero hagira igikorwa cyangwa se mu by'ukuri ubuyobozi bwa guverinoma bwakongera bukagaruka, ariko bakavuga bati turiringiye kandi dufite icyizere cy'uko mu by'ukuri amasezerano ya Doha ndetse na Washington dore ko byunganirana mu by'ukuri bizatuma twongera kubona umutuzo ndetse n'ubuyobozi bwa guverinoma bugaruka hano. Ku bijyanye no kwemera agahenge cyangwa se CCLF kahamagawe Rwanda kagomba gutangira ku itariki 18 Gashyantare, ubwo harabura iminsi 2. Bertrand Bisimwa, perezida wa M23 akaba n'umuyobozi w'ingije wa M23, yavuze ko ngo niba leta ya Kongo yubahirije ijambo ryayo ikareka kurenga kuri aka gahenge ngo byaba ari intsinzi ku mahoro, cyangwa se byabisobanuye ko mu by'ukuri amahoro abonetse. Gusa abenshi baravuga bati mu by'ukuri 23 cyangwa se uruhande rw'inyeshyamba ukuruvuga ni nako bimeze no ku ruhande rwa guverinoma. Ati rero kwitana ba mwana kwagiye gutuma kenshi n'ubundi imyanzuro ifatwa ariko ntishyirwe mu bikorwa cyangwa se ntibashe kugira ku ntsinzi. Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije w'inyeshyamba, yasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo guhagarika ibitero bivuga ko bigabwa ku baturage mu bice bya Kivu. Nyamara uruhande rwa leta narwo rukavuga ko M23 ahubwo nayo ishinjwa kuba iri inyuma y'ibyo bitero ndetse hakagerwa no gutwika inzu z'abaturage. Uyu Bisimwa ariko yongeyeho ko AFC/M23 isanzwe iri mu biganiro by'amahoro na leta ya Kongo bibera i Doha, aho hashyizweho kandi hasinwa uburyo bwo kugenzura ndetse no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge hagati y'impande zombi. Yavuze ko aya masezerano ari mu buryo bwo gukurikirana ndetse no kugenzura ari impande zombi zubahiriza agahenge, kandi ku nyandiko igena uko bizakorwa terms of reference yamaze gusinwa. Yashimangiye ko niba leta ya Kinshasa mu by'ukuri yaba ishinja ko isanzwe irenga ku masezerano y'agahenge, yubahirije akagahenge bushya byaba ari intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye. Ibyo ni ibyavuzwe n'uruhande rwa Bertrand Bisimwa. Dukomeza rero n'amakuru cyangwa se n'ibikomeje kuvugwa ndetse no kugarukaho hirya no hino. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guillaume Ngefa yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo kwakira imfungwa nshya muri gereza nkuru ya Makara i Kinshasa kubera icyorezo cya kolera kimaze guhitana abantu 5 muri iyo gereza, nkuko bigaragara mu ibaruwa yashyizweho umukono ku itariki 14 Gashyantare. Iki cyemezo ngo kigamije gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo
Minisitiri yategetse ko nta mfungwa nshya zigomba kwakirwa muri gereza ya Makara kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza. Ikindi cya kabiri ati gusura imfungwa birahagaritswe cyangwa bigomba guhagarikwa cyangwa se bikagabanywa cyane hubarizwa amabwiriza akomeye y'isuku ndetse n'ubuzima. Icya gatatu ni ugushyiraho ingamba zihuse zo kongera ibikoresho n'imiti byangombwa, ibikoresho byo kwirinda ndetse no kwica mikorobe ndetse n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. Ibyo kandi ngo bigakorwa vuba mu maguru mashya mu rwego rwo gutabara abafungiye ndetse n'abagororerwa muri iyi gereza ya Makara ko batakwicwa cyangwa se batagirwaho ingaruka n'iki cyorezo cya korera, dore ko mu by'ukuri cyaba cyamaze kwibasira nk'uko bigaragazwa n'imibare y'uko 5 bamaze guhitanwa nacyo. Abayobozi ba gereza, inzego z'ubuzima ndetse n'izindi nzego bireba basabwa gushyira mu bikorwa aya mabwiriza nta kudohoka ndetse no gukurikirana uko yubahirizwa. Mbere y'ibi mu kwezi k'Ugushyingo gushize, umuryango wa Foundation Bill Clinton pour la Pays wari wamaze kwamagana imimerere mibi iri muri gereza za Makara ndetse na Ndoro. Uyu muryango watangaje ko izo gereza zifungiyemo imfungwa zigera mu by'ukuri ku 101 n'abantu 404 mu gihe gereza ya Makara yo yari ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 1500 bonyine gusa. Banagaragaje ibibazo birimo imirire mibi, gutinda kw'imanza n'izindi mbogamizi zikomeye zibangamiye ubuzima bw'abafungiye muri iyi gereza. Uwo muryango wasabye leta kwihutisha imanza z'imfungwa ndetse no kubaka izindi nyubako za gereza kugira ngo imibereho y'abafunze irusheho kuba myiza nk'uko byagiye bivugwa n'uyu muryango. Ubu rero Guillaume Ngefa akaba yashyizeho iryo tegeko ko ayo mategeko ko agomba kubahirizwa kugira ngo barebe ko mu by'ukuri iki cyorezo kitakwirakwira cyangwa se kitakomeza kwigaragaza cyane nyine ngo gifate benshi, ibikekwa ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri bano baturage. Urubyiruko rw'abanyekongo abitwa Jeunes cyangwa se urubyiruko mu by'ukuri rushya bagize icyo batangaza. Barasaba ko urubyiruko muri rusange rwemererwa nk'urwego rwihariye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nabo bagahabwa amahirwe mu buyobozi ndetse bakagira ibitekerezo batanga, ibyo bavuga ko bishobora kuganisha cyangwa se kugeza ku ntambwe ishimishije mu guteza imbere igihugu. Ni urubuga rwiswe Nouvelle Generation cyangwa se Generation, rurasaba ko urubyiruko rwakwemererwa nk'urwego rwigenga kandi rufite ijambo ryuzuye mu biganiro byerekeye ejo hazaza h'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abo bavuga bati n'ubundi urubyiruko turi benshi kandi dufite imbaraga zityaye zishobora gutuma hari byinshi bigerwaho. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku cyumweru tariki ya 15 Gashyantare, iri huriro ryatangaje ko ridashyigikiye ko urubyiruko rwahagararirwa n'abandi mu biganiro bijyanye n'imiyoborere y'igihugu. Rusaba ko rwahabwa umwanya warwo ku meza y'ibiganiro, rukavuga ibitekerezo byarwo kandi rukagira uruhare rugaragara mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro izafatwa. Umuhuzabikorwa waryo w'iri huriro Mukenge Totoro yavuze ko urubyiruko rutazongera kuba igikoresho cy'inyungu za politike z'abari ku butegetsi, abatavuga rumwe nabwo cyangwa imiryango imwe n'imwe ya societe civile. Yashimangiye ko urubyiruko rugomba kwitangira inyungu z'igihugu, rukagira uruhare mu gutanga ibisubizo bifatika kandi rukaba nyiri gushyira mu bikorwa imyanzuro kugira ngo itazahera mu mpapuro gusa. Guhamagarira urubyiruko kwishyira hamwe no kurengera igihugu. Iri huriro rirahamagarira urubyiruko rwo mu ntara 26 zose zigize Repubulika Demokarasi ya Kongo n'urundi ruri mu mahanga kwirinda gukoreshwa n'imitwe ya politike, ahubwo rukiyemeza kurengera Repubulika, ubusugire bw'igihugu ndetse n'ejo hazaza hacyo. Iri huriro rivuga ko igihe kigeze kugira ngo urubyiruko rwigire ku maboko yarwo, rwubake ejo hazaza harwo kandi rube ijwi rihuriweho mu biganiro biteganyijwe. Rishimangira ko ruzitabira ibiganiro ari uko rwemerewe ubwigenge mu gufata ibyemezo. Ni ibiganiro no kuvuga ni ibiganiro biteganyijwe bigomba guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'izindi mpande zigiye zitandukanye z'igihugu mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo bikomeje guhangayikisha Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rinenga ko urubyiruko nubwo ari rwo rugize umubare munini w'abaturage kandi rukaba ari rwo rukunze kwibasirwa n'ingaruka z'ibibazo by'umutekano muke, rukomeje gufatwa nk'igikoresho cyo gushakira inyungu politike. Ku bwa Nouvelle Generation
ibibazo by'umutekano muke n'imvuru zikomeje kugaragara mu gihugu biterwa n'abanyapolitiki bashyira imbere inyungu zabo bwite ndetse no gusaranganya ubutegetsi aho kwita ku byifuzo by'abaturage ndetse no ku nyungu rusange z'igihugu. Urubyiruko rero rukavuga ko mu by'ukuri nk'abambere bifashishwa n'abo banyapolitiki mu nyungu zabo bwite, bo baba biyemeje gukora igishoboka icyo ari cyo cyose mu bukangurambaga ndetse no guhera kuri bo ubwabo guhagarika rero ibyo bikorwa bigira inyungu ku banyapolitiki bamwe na bamwe, nyamara bikabangamira mu by'ukuri umutekano ndetse n'umudendezo by'igihugu. Bavuga ko bagiye gutangiza ubukangurambaga bwo kubirwanya, ariko bakanasaba kwemererwa kugaragara mu nama y'igihugu yiga ku hazaza ndetse n'iterambere ry'igihugu, cyangwa se bagashyirwa nyine mu buyobozi bw'igihugu. Reka dukomeze n'aya makuru rero tunyarukira mu nama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yongeye guterana. Iyi nama rero mu by'ukuri yateraniye ku cyicaro gikuru cy'umuryango Addis Ababa muri Ethiopia, aho iri kubera, aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo yaboneyeho aganira na mugenzi we, yagiranye ibiganiro byihariye na Perezida wa Angola Joao Lourenço, mu by'ukuri usanzwe ugira uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gushaka igisubizo ku bibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Kongo Perezida Felix Tshisekedi, ibiro bye Palais de la Nation. Aba bakuru b'ibihugu baganiriye ku byihutirwa byo gushyira mu bikorwa ku mugaragaro uburyo bwo gukurikirana ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu by'ukuri kasinywe ku itariki 14 Ukwakira 2025 n'itanu i Doha. Iyo gahunda igamije gutuma imirwano ihagarara burundu, igenzurwa kandi igakurikiranwa neza binyuze mu buryo bunoze bwo gukemura ibibazo bishobora kuvuka. Akagenge kasinywe rero tariki 14 Ukwakira, mu by'ukuri mu byaganiweho hagati y'abakuru b'ibihugu byombi no gushaka inzira zo gushyira mu bikorwa nyine iyo myanzuro yasinwe nk'ibishobora guteza imbere ndetse no kugira mu by'ukuri uruhare rukomeye mu iterambere ry'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kongera kubona amahoro n'umutekano. Hakaba rero harabayeho ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu bombi cyangwa se byombi kugira ngo mu by'ukuri aboneke inzira byacamo kugira ngo imyanzuro yasinywe cyangwa se ibyemejwe bibashe gushyirwa mu bikorwa. Ibiro bya Perezida wa Kongo byashimangiye ko kubahiriza no gushyira mu bikorwa aka gahenge ari ingenzi cyane kugira ngo amahoro arambye agaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa leta bwongere gukomera no kugaragara mu bice byashegeshwe n'intambara. Byongeye kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola bongeye gushimangira ko biyemeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga, kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no kubaha ubwigenge n'ubutaka bwabyo. Kugeza uyu munsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ihura n'ibibazo birimo intambara, imirwano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho bavuga ko ibi byose mu by'ukuri hakiri urugendo kugira ngo bihagarikwe cyangwa se bigezwe ku musozo, ariko bakavuga bati byanze bikunze inzira yose bizacamo mu by'ukuri haracyari amahirwe cyangwa se haracyari ihirwe ryo kuba ibibazo byakemuka, abatuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakongera kubona amahoro cyangwa se bakabaho mu mahoro n'umudendezo. Ibyo rero mu by'ukuri bakavuga ko bizabaho cyangwa se bizakorwa mu gihe hazaba habayeho ubufatanye cyangwa se imikoranire. Mu by'ukuri ati rero mu gihe hatazabaho imikoranire bakavuga bati bishobora kuba byakorana. Ati rero ni ngombwa ko habaho imikoranire hagati y'ibihugu, amaleta ndetse na za guverinoma. Ikindi kiyongero cyangwa se kigomba kuba cyakorwa kuri iyo ngingo nk'uko bivugwa cyangwa se bitangazwa na benshi, nuko buri ruhande rufite mu nshingano mu by'ukuri ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mwanzuro, mu by'ukuri rwabigira inshingano zarwo cyangwa se rwabigira ibyarwo, rukumva neza rwose ko ari ikintu cy'ingenzi kigomba gukorwa kandi gifitiye inyungu buri umwe uwo ari we wese. Hakaba rero hategerejwe mu by'ukuri igihe ntarengwa ndetse cyo gushyira mu bikorwa iyi myanzuro,
ati mu gihe atazagira igikorwa cyangwa hazabaho ko nta gikozwe nibwo bitekerezwa cyangwa se bivugwa ko hazafatwa undi mwanzuro ushoboka mu by'ukuri ugomba kwitegwaho cyangwa se gutekerezwa na benshi ko mu by'ukuri ari wo uzaba igisubizo bwashakuzamo ibihano, gufatira bamwe ibihano mu bagira uruhare muri ibyo bikorwa ndetse n'izindi mpamvu nyine zigiye zitandukanye nk'uko bitekerezwa mu by'ukuri kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza kuri ubu ngubu, kugeza magingo aya ngaya. Ngayo nguko rero ngira ngo mwumvishe uko byari byifashe mu bice bigiye bitandukanye kugeza magingo aya ngaya cyangwa se kugeza kuri izi saha. Aho muri mu bice bigiye bitandukanye ndabashimiye cyane, mwakoze cyane kudukurikirana. Ni iby'agaciro kandi by'ingenzi gukomeza kubana namwe. Turaza gusubira amasaha ari imbere, turaba n'ibindi biba bigezweho. Kuri mikoro na Bosco in Region Info. Ciao ciao, hasta la vista.